sinibaza think so. ntago mbizi ariko face ID turabikoresha mukoresha imwe fungura telefone ye nawe fungura telefone yanjye tinya imana nakora kubeshya uzibe fone ye turebe njya kuyizana genda uyizane Clara telefone fone ya Minga ndayifungura cyane shamurasa ntabwo dusa ntabwo tugisa kubera ko tutandukanye kuko mutakibana kera yego kuko iyo tubanye na mu gitondo mama wanjye ntabwo yabashaga kudutandukanya mu gitondo kuba nimba sinzi ukuntu Imana irari bigenze mu gitondo tukabyuka kabisa umwe aho umusatsi wapindamye cyane nawe n'undi aho yananuri niko n'ikishushanyije aha n'ikindi ntabwo wapfa kubibona cyane koko ndi bavuga ngo iyo yanjye my dear friend mana yanjye ako nanjye nzazana mukuru wawe urabeshya urabeshya ni ukuri kangiye dore biranze nanjye kuzarana mutabazi kirimo ndebe twamenyereye rwose twabifasha imanga ntabwo ari blague umuntu uzajya ubyara imanga ujye ushimira Imana kuko uba ufite igitangaza mu bundi buryo babatandukanya nicyo kintu kirambabaza kikambangamira ni ukuri umubyeyi wese ufite impanga ajya akora ikintu gishoboka ntakabatandukanye dufite gahunda hano ngo nudushyigikire muraho neza njye meze neza ndacyariho ndafoneka dufite gahunda yo gukora kakawete abantu bambuyesha umuceri nta kakawete mvuga nta muceri basi dusubukure ryari umunsi uvugira hano wivugire ejo kwa gatanu muraho neza amahoro y'Imana bane namwe Nyagasani akomeze kubarinda ndashimira buri muntu wese uri hano kubera kunkunda kubera ko bumva ko ushaka kunshyigikira hari abantu bajyaga bambwira ngo ntabwo bazareba ibiganiro byanjye ngo ariko ngo nzakubera umusabu n'ibyo ntacyo bitwaye nkubara mu bantu banjye ntekereza ko n'urwo ari urukundo rutaruzura cyane ariko narwo rurahagije ndagushimira ku bw'uwo mwanya rero muri iyi minsi maraye gukoresha imanga ku bice bitandukanye ngo umeze ute se nshimira Imana ko namenye gutandukanya amazina yanyu yego ugiye he rero mu mujyi site ntabwo nakongera kukubona zuru ntakumbonera ibyo nakubwiye ntiwabikoze hari iki ngera ubwenge bekereka oya site utagwa mu mazi wakintu ndashimira Imana ko nabashije gutandukanya amazina niyo yakugoraga nyine mbere tutarakora agakungu ngwino ok none reka nkubaza akandi kantu kamwe cyangwa gusobanukirwa hagati yawe na Minga ninde mukuru ntumbwe ko utabizi ntabyo nzi kabaye icyo kora mane yitwa Judy niwe nta wundi wasakuza hano bagiterane cy'amacano mwatujoyininga sinzi umva nkubwire hagati yanjye na Minga umukuru ni Minga andusha iminota 7 ariko sha namwe mwararutanye koko iminota 7 pe ni myinshi mama yabaye kiruhutsa ati karabaye turajya hari umuntu wambajije hagati yawe na Minga umukuru ndeba gupfa gufomboza ukuntu nyine mugaragara nashatse kuvuga Minga ariko ndavuga reka mbe ndetse newe wabyumvishije usuzongeye kubimbaza ndakwishimiye sibyo kuko ni umuntu umwe yabanje kumbaza ku mazina yakubitana nuko nabimenye wabimenye inose byabe nuko utaruzi kudutandukanya mpamvu n'amazina yakugoraga byarangoraga ubundi mbere tutarahura narabarebaga nkabona ndi kureba umuntu umwe nkavuga yigo none ubu uratangaje turateka dukoza akantu nkabakoraho sinziriye tuzabe gukora nahita mbamenya ntabwo tuzagukoresha hano
oya ntimuzankoreshe hano kuko hano muratandukanye yego amapareye nuko mu maso. nuko bitakunda n'aka kanya ngo tubikore nta nk'intoki wenda mushobora kuba muzihuje yego intoki turazihuje naba rero nabakuraho nkabimenya yego Eh. no ku ntoki sinibaza I don't think so. ntago mbizi ariko face ID ye turabikoresha mukoresha imwe imwe Eh. fungura telefone ye nawe fungura telefone yanjye tinya imana ntabwo nakubeshya uzibe fone ye turebe njya kuyizana genda uyizane Clara yazane fone ya minga ndayifungura cyane shamurasa ntabwo dusa ntabwo tugisa kubera ko dutandukanye kuko mutakibana kera yego kuko iyo tubanye na mu gitondo mama wanjye ntabwo yabashaga kudutandukanya mu gitondo kuba nimba sinzi ukuntu Imana irari bigenze mu gitondo tukabyuka kabisa umwe aho umusatsi wapindamye cyane nawe n'undi aho yananuri niko n'ikishushanyije ahantu n'ikindi kintu ntabwo wapfa kubibona cyane koko ndi bavuga iyo ni ngo yanjye my dear friend iyo ni ya minga zani ya minga uzi nkubwire hari ukuntu bajya bavuga ngo umugore n'umugabo iyo bamaranye igihe ngo barasa sibyo yego neka ko rero uzasana mutabaza umwana wawe mutabaza zase nanjye ibaze iyo nzobe yawe koko mana reka baravuga ngo nimba ari uko nyine abantu baba babonana cyane umuntu ubareba agiye kuri mufisa izi kambanza ngerageze password byanjye reka nyikwereke reka nyigukuriremo okay noneho hajyemo password oya reka mbanze nyigukuriremo sibikunze sizimye yego nuko byanze mana yanjye Judy nareba mo ako nanjye nzazana mukuru wayo aba yagenda urabeshya urabeshya ni ukuri kandi dore biranze nanjye tuzarana mutabazi kirimo ndebe twamenyereye rwose twabifashe impanga ntabwo ari blague umuntu uzajya ubyara impanga ujye ushimira imana kuko uba ufite igitangaza mu bundi ababyeyi buryo babatandukanya nicyo kintu bakoze amakosa kirambabaza kikambangamira kirambabaza kikambangamira ni ukuri umubyeyi wese ufite impanga ajya akora ikintu cyose gishoboka biba bari kumwe ntakabatandukanye birababaza n'ishuri umwe nibashaka bamujyanye Sainte Famille undi bamujyanye Sainte Famille y'Icyangugu ajye yeranza abahereza muri Saint Paul njyewe uzi imbere hari amakosa najyaga nkora tukimara kuva kwa muganga hari ukuntu nabaga ngiye nko kuryama ahantu ku ruhande nari mu cyumba cyabo nkatwara nk'umwe nkamugumana kandi ugasanga ntabwo uwo munsi mbashije kongera gutwara uwundi njye nyine kubera kureba nyine ubuzima bw'impanga nza gusanga ari amakosa ni amakosa cyane ariko ubu ngubu mbarekera ahantu hamwe ubwiye umwanya wanjye mfite bose ndawubasaranganya ejo bundi nibwo najyanye umwe kwa muganga wenyine ariko nagiye numva ntuzuye oya nawe ubwo uhita ubona ko hari akantu kahiye kandi ari umubebe uhita ubibona kabiri iyo arira iyo kubagana birashira naba ameze nk'umuntu warwaye noneho reka nkubwire ikintu kiba gitangaje si ibintu bigenda bite ntabwo nzi ikintu kimbaho nko mu nyamibwa bazi ko ntavuga ahubwo byararangiye urumva mpinga ntakiza mu nyamibwa sinkivuga burundu ku buryo mba nanicaye njyenyine ntabwo kandi mba mbona abantu twavugana barahari nta kibazo n'uje kumvugisha ndaseka ariko nkakomeza bibaho ndumva oya ni umuhungu niwe wa gatatu bibaho ko mu bana hari umwana nyine ugukurura cyane ntibisobanuye ko n'abandi utabakunda ariko rahira hari ukuntu nyine biza bitewe twebwe n'uburyo nkimara kubabyara ntabwo bari bameze neza ni uko aba ari ubuzima bwabo umuntu aba arimo aranga gushyira hanze ariko ubonye videwo z'ukuntu bari bameze bose ntabwo byari byiza bahumekaga nabi pe rero byarashobokaga ko abo bana babura bose rero hari ukuntu bagiye baza
ntabwo nababonye umunsi umwe icyarimwe bose ngo ntangiye kurarana nabo, hajya haza kamwe kamwe, noneho habanje umukobwa n'ubundi mu kuvuka ariwe wa mbere, noneho uwa kabiri yaje ari uwavutse ari uwa gatatu. Buri mwana yari afite akantu ke yihariyeho, nyine hari ikintu yakoraga kigatuma mama wabo aguma kwa muganga. Nari mfite kuba nava kwa muganga abana nkabasiga, barambwira ngo nihagira umwana uyu munsi ugeze aya masaha ari guhumeka neza nta mwuka ariho, uramufata noneho mubashe kuguma kwa muganga. Umukobwa yayisaza. Urumva hari ikintu nyine yadukoreye muri famiye yacu. Batubwira ikindi kintu, hahita haza uwo nguwo akunda cyane, ni nawe bateye kimwe mu buryo bwo kugaragara no gusa, we ntabwo ari inzobe cyane nk'abandi. Ariko birumvikana, ariko ababyeyi njyewe n'ubu ngubu ndicara nta marangamutima mfite, nta kintu na kimwe avuga harya ubundi nkunda umwana uwuhe kurenza uwundi, nkahita nsanga Precious ari ahantu agera kabisa nkavuga ngo narabyaye, hakagera ahandi nkavuga ntisha nabuse ntafite rwema nabaho gute cyane. Buri mwana afite umwihariko. Noneho njyewe umukobwa asa na papa we, nyine iyo umubonye uhita ubona papa we, ariko ukongera nyine ukasa nkaho utamubona cyane kubera ko ari inzobe, ariko uwo muhungu yo ubundi ukimubona umuhamagara Mutabazi, siko yitwa, ariko ukimubona niryo zina rikuzamo kubera ko we atari inzobe cyane, ameze nka papa we. Ubundi hari no guprintinga ntago ari ukubyara. Njyewe rero twari igipaso, umukobwa turasa n'imisatsi n'ingohi, ifoto yanjye ndi umwana niwe, kandi ikirenze nagasa nanjye cyane, asa na papa cyane cyane kabisa. Hanyuma Rwema habe nino, habe n'umusatsi, habe byose ni wabo. None reka kibabaje rero, wabo bagira amaguru meza, umuhungu afite amaguru meza, umukobwa uzi. Njyewe uwo muhungu usa na Mutabazi afite n'ukuntu yenda gusa na mama wanjye. Nk'abantu bo muri famiye iwacu bo iyo baje mu rugo bakimubona bavuga izina rya mama wanjye, kubera iki yaje ari umuhungu asa na mama wawe, kuki uriya mukobwa adasa na mama wawe. Nanjye rero mu buryo bwo kureba nyigo pe asa na mama wanjye, wasanga ntakura rero azaba ari umushapu. Noneho nkagira umuhungu wundi uko ndeba niko ameze, yego n'inzobe n'umubiri woroshye. Ni njyewe ubundi twajya tuvuga ashobora gutinda wenda kubika inda ibiki, ariko niwe wabikoze imbere y'umukobwa. Yego urumva ntari umukire kuri iyi saro, umuntu ukize nkanjye ni ukuri cyane. Ndabyara impanga tu n'ubwo n'umukobwa. Reka nkubaze, iby'abana ntago byabura igitsina gore cyahuye, iby'abana n'iby'abagabo ntago bishoboka, sibyo? Mu kanya turajya no mu buriro, mu kanya turajya n'ubundi ubu niho twagiye. Nagiye kubaza, hari abagabo banga ko abagore babo bahura n'abandi bagore, sibyo? Mu minsi yashize ngo ntago byagiye kuri kamera, ariko hari agakungu twakoze ni keza, katangiye turi kumva inkuru idashimishije y'umuntu umwe, ariko birangira nakunze ukuntu byarangiye ari mu kindi kiganiro, utamenya ko ari we wari uri kuvuga biriya bintu. Nyine twateye inkuru, hari ababyigiyemo, hari uwumvishije akantu yakoze aravuga ati burya nzi ubwenge. None nashimishijwe cyane nuko uriya muntu yatashye ari guseka. Yaranyandikiye ati umutima wanjye wishimye. Rero urukumva hari ikintu ku ruhande ngiye nk'umuntu wari uhari cyangwa se nk'igitsina gore mbona ari byiza. Wabwira icyo abagabo banga ko abagore babo bikorera agakungu? Mva nkubwira rero my dear, agakungu kararya fo. Ikibi nagahoraho. Ni agakungu katagifite icyo kagamije. Twebwe twahuye habonekamo akazi, yego duhura ingo zacu shaho, turaruha tukazishyiraho. Nibyo ndimo kuvuga, hari ibintu ariko mingazi basha abantu uzamushaka babere marene. Bibaza bafite marene mwiza. Minga ni mwiza. Muri mwese mfite ikibazo.
gikomeye. Ikindi kibazo nanone natwe tutaramenya neza, njyewe Mpinga Nzima na Pascaline mufite ikibazo namwe kihari kindi kihari. wenda rwose we nakazu yazi Ameze atya nawe Ariko- dukeneye kubimenya. uriya Eh. uriya caduteye kimwe Nkurikije ukuntu njya mubona Eh. kuri statizi muri impanga mu bundi buryo. bamubwire rero abagabo mwese sibyo mbere y'uko umubuza ikintu jya ubanza umenye icyo ako gakungu icyo kagamije icyo ari cyo kuko hari n'igihe ushobora guhura na Ketchup na Clarisse Ketchup akabona ikiganiro Clarisse akabona ikiganiro nanjye nkabona ikiganiro mu by'ukuri tuba tujya mu kazi Adukoze. ikindi inyuma ya kamera ashobora kumbwira ati kari no munsi wambaye amabara adahuye dore kuwa mbere bambara batya ntagatahanye ntabuyungutse cyangwa akavuga ati njyewe mu rugo ejo natetse agapira aho karyoshye kandi nagakopeye kwa kanaka nuko ejo ni izina ry'imana ejo natetse umuceri kandi ntabwo ndukubeshya ejo natetse umuceri nakuye kwa Stella iwacu bose barambwiye ati no kandi njyewe nabirebeshaga amaso sinabite ariko nurumva nyine n'umuntu ashyiramo n'ukuboko kwe n'utundi tuntu yongeramo ariko rwose mu rugo baravuze ati nta mboga zawe dushaka ayo masosi yawe uyinywere urumva hari ikintu ariko hari abagore bahura gusa bagiye gusutura no kuvuga ibyabereye i Kigali ntabwo twebwe turi abanyamakuru ibyo bavuga undi muntu adahari. Yego sha twebwe rero nta muntu tujya tuvuga twebwe ubwacu turi ubuhamya bugira twari twiriho twenyine umwe yajyaga kuri mugenzi we nka Ketchup avuze nka Ketchup yivuze wenyine twamara umunsi wose Ketchup ari kwivuga reka duhere muri 18 ans ni ukuri kw'Imana twageza saa 11 cyane ukivuga Ketchup ngaho ibaze none ugiye mu rukundo ko imvura yaraguye turimuka twamenya ko imvura yaraguye gahunda twari dufite tuyisubukure sha uyu munsi amagambo n'abayaduka aya masaha ntabwo byakunda ntabwo byakunda kuko agakungu kacu kiza saa 11 n'igice kaba karangiye ntabwo turenza ayo masaha kandi nyine dutaha twimyiza iminsi ariko tugataha twimyoza sinzi ugiye tukajya no muri iriya gahunda tukanaganiriza abantu turi hari ahantu ariko reka nkubwire Kecha tujya twemeza ibintu ntitubikore ariko hari igihe tumwe tuzakora ikiganiro kuri channel parti ya mbere kwa Ketchup parti ya kabiri kwa Clarisse iya gatatu kwa Stella kandi bazadufashe babirebe sibyo biko bitabihase ukuntu tugomba kubigenza sibyo tugomba gufata udupapuro hariho kamera tukandika tugatombora utwaye rimwe tukahita tugikora akacyaprodinga sibyo byiza kandi icyo kiganiro kizakirimo inama kizakirimo je kizakirimo gucuranwa kizakirimo n'imvange wenda cyangwa se icya mbere kikaza harimo game icya kabiri kikazamo amagambo yacu n'ubundi tuyapasuramo kabiri rega ese tuzavuga paka duhuruture n'ibishaka y'amasaha icyo nzi cyo tuzamakinga ashobora ko ari shema afite ari uzadushutinga uzi impamvu abafite nka batire cyangwa se nukwicara impande ya please yego tugashutinga akuramo imwe kajyaho kamera ebyiri yego imwe iruha hajyaho yego ikindi tugashaka ibintu byo kunywa bihagije mwaretse ko mwejo tukabikora ngenda hari nanjye wowe ngaho nyumvira agiye kuzana ibintu by'iwabo bazatwima twicaye aha twaza nka hano niyo twajya inside Africa niyo twajya kuri Galaxy aho ariho hose ni ugusinda kararivugisha ukuri ntabwo ari amarura ni amarura sibyo kirimo tangawizi nyinshi se cyangwa ni izina ry'Imana abantu batwara imodoka naba mbasubije gake gake abagabo ntimukange ko abagore bajya kwikorera agakungu ntabwo ari bibi harimo ari agakungu ngereka nkubwira hari agakungu naramukiyemo kandi navanyemo ikintu cya danje
Imana ishyiremo imigisha. ni ukuri Imana ndagusaba ni ukuri agakungu ntabwo ari kabi ahubwo menya ngo agakungu njye sinajyana agakungu n'umukobwa nta kintu twabona tuganira ukagirana nande n'abagore bagenzi banjye sha uzi ubwenge sha ni kuri kw'Imana y'amacano tujye kwidekarara tuzakore umva ikintu cyabaho tuzashyiraho price y'umuntu gift y'umuntu atagomba kujya munsi kuko buse ngo haye shokora kandi wampaye inkweto hoya ibyo bintu reka nkubwire ikintu kimwe gutanga merci n'ubushake sibyo gutanga merci n'ubushake nibyo ikindi tukavuga ngo nta muntu wemerewe kugura gift iri munsi y'ibihumbi 50 ibihumbi 50 ntago ari urugo nta nubwo ari amafaranga make inshuti yanjye hari umuntu natora nkashyiraho n'ibihumbi 200 yego nta kibazo n'ubundi ninjye na migazima nidutomborana tuzasubiramo kubera ni cano kuri cano ntabwo byakura okay ntacyo reka nkwereke nimutomborana tuzasubiramo uko none nkanjye nawe twatomboranye tuzahita dukora nk'ikiganiro sibyo iyo kakawete tugomba kuyikora sibyo tukayiharira canimo tuganire sibyo tuganire ibi bintu tuvuga tunabikora kuko amapromese dufite abantu ni menshi ako ahangaha havuyemo umuntu umwe harabura 2 hari benshi ni benshi ariko hari abantu bahora bahari ubundi nk'abari badahari bahora bahari iyi nkuru reka nkubwire hari umugore w'inshuti yacu baramucumbikiye icyo kiganiro twagikorera iwe mukubwire Stella umugabo we ntahari nta nkozi baramucumbikiye Stella twemerere tuzajyeyo tuhahurire twese icyarimwe ariko ntabwo nakubeshya Alex aragucumbikira Stella nimba byemera sibyo aduha umunsi muri kino cyumweru twajyayo uretse nkatwe dutuye nko mu ntara njye nawe twese mu ntara abo bantu rero se kuwa kane ntabwo twese tuzajyayo kandi wabona kuwa kane mutazitwaza kamera nabaseka nshize amanga umeze utema sibyo twazabikoze twebwe twisaha sinabonye gahunda ari tuzagiye kare abantu bazajya gukora makiyaje abantu bari numvishe ba 5:00 wabumvishe abantu wese nkanjye na Pasi ababishoboye baremo tubonye ariko njyewe na Pasi tujya gahunda burya namutwishinga reka mbabwire reka twe tuzagereyo kare tujyane kamera nk'abantu bazi ibyo bagiyemo twe dukora mu mwanya hari umuntu nemereye vlog cyane kwa kane cyanze cyo cyane izaturika uzajye kuba Jo bazabahari baba uramuvuze uramwisha mufite ideni Imana nari kuvuyemo uramesha ngomba kuzajyana cano turayijyana kamera nzajyana cano nayo tuzayijyana nzayitwara kugira ngo mana yanjye Juri ideni ntabwo ari ryiza umva nkubwire kwa mpinganzi mari location nk'esheshatu ni izina ry'Imana tuzakora nyinshi kabisa ikindi abantu muzadushyigikira uwo munsi muzarebe kuba Jo muzabare twese rego tuzakura ndeka nkubwire icya mbere nkitegura ibyo bintu nzabatamo mu gatondo mbabwire nti murumva bimeze yego nzabereka abantu baje n'uburyo baje bajabiyemo bafite inkweto mu ntoki batabishoboye bambarira imbere ya kamera gusa kugira ngo bifatoze akamakiyaje kahenga buretse mwibaza ibintu nkunda mwamereza nta bindi do ni igipapa nkunda igipapa nkakunda ikintu cyitwa sandari sandari wamaye gift nk'igipapa n'akagozi kagera nka hano
Reka mbabwize ukuri ibiganiro by'abapapa rero bacu tubana nabo biba bihenze inshuti yanjye none ariko icyo twebwe icyaje ubundi ntitwakiguze Sha, reka yari amahitamo mbabwire. mashya niyo mahirwe nanjye rero ni ukwishyura ariko yanyemereye ikiganiro nabyara ngewe reka mbabwire hari ikiganiro nshaka kuzasaba Mutabazi nagira Imana yakima nkahita mukubitiramo akantu k'akagifuti ndaza kubabwira nyuma ya kamera mungire inama shangaye nukuri k'Imana oya kuko twiyemeze ibintu tuvugisha kuri ngo tuzabikora dusezeranyije abantu bo kwa Ketchup hano ko tugomba gukora kakawete y'amacano kuko ubu twe duhagarariye amacano duhagarariye abantu benshi sibyo se abandi ni bande ko numva nta abandi bantu bafite amacano ubundi ubu ngubu abantu bari hano hari abari hano nabo ni benshi turi nk'abarindwi se abandi nabo bumva bashaka kutwiyungaho batwandikire wenda mwandikire Ketchup ngewe bo ngewe nimero iriho muranzi munyandikire ikindi unyandikire ubizi kuri seriyeze inshuti yanjye ni ukuri kw'Imana baraguhahamuye ngewe ntabwo nkunda abantu bica ibintu umunyandikire uri seriyeze ubizi neza ko tugomba dufite gahunda hano ngo nudushyigikire muraho neza njye meze neza ndacyariho ndafoneka dufite gahunda yo gukora kakawete abantu wamvuyesha umuceri nta kakawete mvuga nta muceri basi dusubukure ryari umunsi wowe uvugira hano wivugire ejo kwa gatanu kwijuma nta kibazo kwijuma nzajya kwa gatanu reba ukuntu za zindi zabaye ayiwi wari tinya Imana narabikubye byanze kuva iyi ni nuza wariye uyu muceri harimo turmeric warimo turmeric mu biryogo niyo mubi ni wa wundi twariye ibaze ko bitaravaho nirirwa muba gutya neza cita bite umva kwijuma kwa gatanu tuzabikora ubwo se muzaba mwabyutse ese kuwa kane muzaba mwabyutse se kwa gatandatu ubwo mucunga buri munsi ntahari ese uzaba wagiye mu kazi kuwa kangahe se uzaba uhari ese kuwa kangahe kw'ejo tutaboneka ese gahunda twari dufite twayikoze niyaba iminota mike hari ahakurya yego sha uyu munsi uyu munsi ntabwo bishoboka reka nkubwire dufite gahunda yo gukora kakawete amin in kandi wowe nimutomborana tuzahita tuzasubiramo tubiswenyura ikimina amafaranga aratandukanya abantu ntabwo nabyemera umva Shitangwa azaba perezida mu kimina cy'abagore arambura oya ngewe ni ntomborana zose zatamva kakawete ibiganiro bimeze neza nari umwana mwiza aramburana oya nshaka kuba nabaho niwe nyangamugayo ku mafaranga umva tuganire impinga nzima nta karita nako nta ndangamuntu agira ndacyarimo Imana mureka ajya Bamfashe ku gutora ngufu. ntabwo ujya umva mubwire kakawete amin ikindi harya ni igiti umuntu kandi nzatombora nzamuha ikintu nsigaye nkunda muri iyi minsi ikindi ni ibiganiro kandi tukidekarara bitarenze ukwezi ikindi ngo bitarenze ukwezi uku nguku nitubaho ibiganiro part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 tugakora udupapuro utoye rimwe akaba ari ubana ntabwo bancaginga ntabwo kimina njye ntabwo nyemera abantu batandukanya n'amafaranga Oya, kandi ikimina ndacyabakunze ku buryo ntashaka kubabura ikimina wapi oya amafaranga nanjye ndayatinya mwana ikimina wapi nanjye ngenzi kubika amafaranga ko ikimina no oya hatazabamo umuntu sibyo ubwo se mbambuye cyangwa nkaguhamagara nkakubwira ngo wakuse ngo buriya ko atarimo kwishyura oya ikindi cya kabiri Oya, ngira ingusho njya nkunda kutishyura oya Imana Turabyemeje, ikimina sibyo? wapi oya turabyemeje kakawete cyakora ariko reka mbabwire niho nzemera ko umva ikindi kintu twavuze dukeneye gukorera ikiganiro iwawe cyangwa kwa Stella mutwemerere iwe ku muntu ku buryo nyine icyo ku buryo icyo kiganiro tuhita tugikorera aho ngaho tuzagishutinga
cy'amatua cewa ami nta kibazo Chita nawe wazamo wazamo ariko uzaduhe umugore wawe basi muza umugore wawe turamusapotinga mushingire cano ubundi tunawe tubane urashaka ko nza mu itsinda ry'abagore benshi nta mafaranga arimo tuvuga ngo agasore kamwe mu bahungu abagore beza bazi ubwenge bazi gukora kutugabanya abandi bashaka kubashyira he aha twenyine turi bane aha turi bane kandi hari n'abandi nyamara Chita waba uri mu nyungu uva uguma tugu uriya uri hariya bari babiri wabakuriyemo iki undi wagiye mu mujyi uri ku kazi kubakuyemo wenge ambi hose byose ariko nyewe ubwo wowe na Stella mwitoranyemo Stella leta yikora ngo tuzajye reka mpamagara ahita avuga ngo nga ni ukuri twimara mureke tubikore twarabivuze cyane kandi ibintu iyo umuntu abikoze bikimurimo kandi twabyuka mu gitondo wenda inshuti zacu ntabwo tuzizeye ko zazinduka niyo mpamvu turi kubijyana ariko iwabo twajyayo wowe hari inshuti zacu zitajya zizinduka ziriya kandi nawe ufite batatu urazinduka kandi duprofite muri detante kuko muri batatu ariko turi muri detante we tuzinduka mu gitondo twipakiza amamodoka yacu tugende mu rugo rumwe duteke turye abandi baze basanga dukora ibiganiro twumva uko tubaye nyine tuzakora agakungu tunakore dukora agakungu ariko muzi n'ibindi kwa Pasi ari muri biro akosha hari ibintu byinshi byo kwitaho nubibwira Pasi leta avuga ngo tujye iwabo iwe noneho turi kumwe n'uwe tuzi iwanyu Yesu barabyanga minga ntabwo nzasubirayo kubera ariko ndacyane ngo ese iyo saa sita zigeze uba ushaka gusinzira oya none se minga ajya agerageza kuzinduka ajyana umwana kuri reka rero dushaka umuntu guzinduka bigora cyane ntibariya babiri na Stella yabishobora afite gahunda narose buriya tumubwiye ngo tubishyire iwe yatende oya reka twigishe inshuti zacu kuzinduka no kugira gahunda tuzikure mu ngo tuzakora ikiganiro tubakatire bazasanga twakirangije tugikore bakererewe sibyo iki kiganiro cya ruko nese twabikora n'ejo ngenda hari ahubwo ikibazo ni abantu batwakira nyine umuntu watwakira niwe watubwira umunsi ibyo birarese wowe ntabwo ari ikibazo cyo kurya urumva hari akarindi dukeneye umwanya n'abana bahari n'abapapa n'abahari oya iwanyu tuhakuyemo tubivuyemo ndabakingirana oya muri televiziyo zo mu cyumba oya twajya tuvuga tugira umva nkubwire urashaka umudamu wawe umva nkubwire nzabajyana kwa shosete oya pake siyo iwanjye rega ni kure oya witindaho ni kure na Josette ntabwo byakunda ni mu ntara ahubwo hagati yo kwa Pasi no kwa Stella kandi kwa Pasi hari uburyo bubiri kuri biro cyangwa mu rugo nase Pasi kwa Pasi twamuvugisha akatubwira ubundi tukabikora ni kure woroshye rwose ntabwo ari se Pasi afite amahirwe ya 90%. none ni bumubwe ariyica ikindi muhamagare dukonfirme mudushyigikire muzaturebe kuwa gatatu se what about kuwa gatatu nta myiteguro y'ubukwe se muzaba murimo kuwa gatatu ese imyenda turayifite cyangwa tuzajya kuyigura Pasi umva tugwamagaye live mu kiganiro umva ubwe turi kwa ketchup ka gakungu twakeruye urumva umva nkubwire ntabwo kakugeraho ariko kakari gushaka hagati yawe na Stella umuntu ugomba kutwakira ba bantu bose uzi tugakora za tuwa z'amacano tuva hamwe tujya ahandi hagati ya Kagarama no kuri biro turashaka no kuvugira tukavuga ariko tuzazana umukameramani w'umukobwa kuko hari umuhungu yakihewe
ruwe dumunsi aho Stella azabyemera Stella muricana ryari okay kuri biro kuko ubu ngubu nta bakiriya turagira nyine twabangamira yaba sawa kuwa kangahe rero ejo kuko kuwa gatatu turi mu myiteguro turi busy nabo tubona ejo ubwo turayipanga turamubwira murakoze babyeyi muryoherwe ndi gutekereza aho hantu ukuntu bimeze agateka nk'agatelefoni hariya agakanda voice note ntago nzajya nikiriza ubundi bwe ngo yigo we turiyangiye amakuru y'Imana mukamasata nanjye ndi kurya amazi kandi ashobora umva babwiye se tubyemeje ejo bivuze ngo part 1 part 2 part ejo sha tuzakora ibiganiro ubundi reka dusoze akazi dutahe tujye gushaka imbaraga ejo tuzakora ukuntu muri bukirebe aba ari nako muzareba ibiganiro byacu byose dusigaje kugira tuve kuri iyi si guhera mu gitondo abantu bari ku kiriri guhera mu gitondo ikirangira tujya twakora yego n'ubundi kugeza birangiye tuzabanza kimwe hajya ikindi gutyo ariko turatuza ubwenge abantu badushatse ntabwo mwahombye abantu badukunze rwose turakunditse cyane buri umuntu uri hano kwa Kecha ufite aba subscribers bangahe 50 na bingahe congrats kabisa 50 kabisa shani byinshi ako nanjye ndi kukabakaba ni byinshi aho ngiye kuri 50 nzababyina ntenzayirwa simbizi njye ntabwo nzi kubyina ako nshaka no muzambyinisha muzanyigisha kubyina umutoza wanjye sibyo wanjye umutoza w'inyamibwa ko ntarimo nashaka kwiga kubyina ese ko acitse imbaraga kare uzi uko unyeretse ko nta cyizere ubwo dusoza akazi gende gupanga ibindi ngaho mubeho rero amahoro y'Imana bane namwe ibyo twavuze ni ingenzi wenda mugire icyo mukuramo kandi ejo tuzabigisha ndabizi ejo tuzavuga ibintu byose bishoboka umuntu ikiganiro uzabona aho waba uri hose uzambara aka ekuteri utege neza amatwi ntuzacyumva ujabuka wakabyarawe nubona nta mwanya uzaba uretse gatoya nuruhuka ubyumve ayi rahira kandi abizi oya genda mupanga na cyagihe yazanaga n'imahigo yo nuko bigenze nta kibazo mwakoze kudukurikira rero twafatanyije namwe gupanga gahunda y'ejo ubwo namwe mutubwire ukuntu mubyumva numva ko nta banga tukigira ibintu byose turabipangira hano muri umuryango wacu mujye mudushyigikira ibintu byose mubirebe ibihe byiza nakabaye mbaye impengazima nakabaye mbaririmbiye ariko nigira ngo dore yigiye gutya kararirimba ndumva shonje Imana ibarinde turabakunda mukomeze mube tugire 100,000 sibyo uyu mwaka reka urangire kuba Jo twujuje 100,000 kuba Ketchup twujuje 100 ahangaho turikwiye oya birashoboka uzi impamvu birashoboka sibyo umva impamvu bishoboka umva nkubwire reba abo dufite mu gihe tubafite sibyo baramutse babigize ibyabo uzi uko ahubwo no mu kwa 11 kwarangira tubafite rimwe ari nijya bakureba nta kintu cyawatareba reka tubyize ko muri bubikore tunabishyire mu busabe bwacu mana ndakwinginze ubyumve bye